Ambahereza ikaze mwese abadukurikira ku Ntangarugero Empire ni isoko y'ibiganiro byubaka. Uyu munsi turaganira n'umubyeyi tuganire nawe. Musanzwe mubona pressure abana b'abakobwa bafite uyu munsi, pressure yo gushaka, yo kujya mu rugo bakubaka, ariko bahagera bidateye kabiri ugasanga divorce zirimo kugenda ziyongera umunsi ku munsi. Ese ni iyo mpamvu abana b'abakobwa bari kuri pressure yo gushaka? Ese ni izihe nshingano ababyeyi batakaje ku buryo uyu munsi bigira ingaruka ku bana babo mu gihe cyo kubana? Ese kuki ababyeyi batagitegura abana babo mbere yuko baba ababyeyi? Yego, baba ababyeyi. Ibyo byose rero uraza kubisobanukirwa neza mu kino kiganiro cyacu. Reka twakire umutumirwa wacu, tumwakire ndetse mu mubazi namwe ibibazo bigiye bitandukanye, mu by'ibitekerezo, ndetse reka nshimire wowe wamaze ukanda subscribe, like, share no comment. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, kanda subscribe, like ndetse uduhe n'ibitekerezo kugira ngo igihe cyose dukoze ibiganiro tuguhereze iki, tuguhe notification. Reka tumwakire. Naramutse neza. Amakuru yitwa nde? Watubwira ubundi busanzwe ukora iki? Turimo kubona mu iduka ariko ucuruza ibintu bitandukanye, bimeze bite? Ibintu bitandukanye harimo n'imyenda y'abadamu. Nanjye nkorera muri iri soko rya Nyarurama, nkaba ndi umubyeyi ndubatse. Hanyuma se mubyeyi wanjye, hari byinshi undusha dore ko ngewe nkina mutoya. Kuki uyu munsi abakobwa bari kuri pressure yo gushaka birimo guterwa n'iki? Murakoze, hari impamvu nyinshi zishobora kuba. Ese ubundi birahari? Urabibona nawe ko bihari? Kuba bihari birahari, biragaragara umunsi ku munsi, ariko ni nazo ngaruka nyine nyinshi zibasha kugaragara nyine mu muryango nyarwanda muri iyi minsi. Niyo mpamvu mbona ikintu kimwe cyo umuntu ashobora kuba yakora ni ibintu nka bibiri. Icya mbere ni ugusengera umuryango, umuntu akawuragiza Imana. Icya kabiri, ababyeyi tukongera inshingano zo kwita ku bana cyane, tukabahana bakabasha mbese kuba bagira umuryango muzima w'ejo hazaza, tububatse duhereye kuri twebwe, kuko buriya abana barebera kuri twe. Twebwe ubwacu iyo tubaye ababyeyi bazima tugasengera uwo muryango tukawuhana, natwe babera tunahuje, hirya y'ejo habasha kuboneka umuryango muzima. Ubwo rero icyo dukwiye gukora nta kindi ni gusengera imiryango yacu, tukanayegera, tukaganira, tukayiganiriza kurushaho bitandukanye n'uko twayiganirizaga mbere, bityo bikazatuma tubasha kugira umuryango w'ejo hazaza mwiza. Yego. Hanyuma se wowe iyo urebye, yego nta kibazo, hanyuma se reka nkibaze kino kibazo. Ni ibihe byangombwa ku mukobwa ugiye gukora mariage mbere yuko atekereza ubukwe? Ni ikihe kintu cy'ingenzi yagatekereje kurusha ibindi? Dore ko abenshi babwiye ubukwe bataba bibagirwa ibindi. Ese kuri wowe usanga ari ikihe cy'ingenzi ku mukobwa ugiye gukora mariage? Ingenzi nawe ubwe yakabanje akiyubaka, kuko ntabwo wajya kubaka undi muntu nawe ubwawe utiyubatse. Ikintu cya mbere ni ukubanza agakora nawe ubwe akiyubaka, akabasha kugira ikintu yumva yigejejeho, bityo akabasha kujya guhuza n'undi muntu amaboko, hari icyo nawe aheraho. Nibwo uwo muryango ubasha gukomera ugafatika. Uri umubyeyi kandi ufite abana? Yego, ufite abana. Ese ufite umwana w'umukobwa? Usanga ari izihe nshingano ababyeyi bashobora kuba baratakaje batagikora, batakira mu bikorwa zo gutegura abakobwa babo kuvamo ababyeyi? Ndetse izo nshingano ugasanga kuba ababyeyi batakizikora bigira ingaruka ku muryango. Izo nshingano niba zihari ni izihe? Izo nshingano zirahari zo kuganiriza umwana, ukamutegura cyane cyane umukobwa, kuko umukobwa niwe ugomba kuvamo umubyeyi ukomeye. Ubwo rero ikintu cyatakaye, ntabwo abana bakibasha kuganirizwa, ngo babashe kuganirizwa
bahabwa inama zikwiye. Uyu munsi wa none nicyo kintu cya mbere ndi kubona cyatakaye, abantu dukwiye kongera kwegura intwaro zacu, abana tukabasengera ariko tukanabaganiriza kurushaho, bakabasha gusobanukirwa kubaka icyo ari cyo, bityo bakubaka umuryango bawuzi, ariko nyirizina nabo banaturebeyeho. Nicyo kintu nakomeje ngarukaho, banaturebeyeho kuko abana iyo babonye umuryango wangiritse biragoye ko wamuha inama nawe ubwawe utubakitse. Icyo kintu cyatakaye, dukeneye ko ababyeyi bacu tubanza tukubakika, tukiyubaka, tugakomera, noneho tukabaha n'ishusho nziza, bityo nabo bakazava mu muryango nyarwanda w'ejo hazaza mwiza. Reka dushimire leta y'u Rwanda ikora uko ishoboye umunsi ku munsi kugira ngo iterambere ry'umugore rirusheho kwiyongera umunsi ku munsi, ndetse tubona byinshi umugore yagezeho, kandi ku buryo uruhare rw'umugore mu iterambere ry'igihugu n'umuryango rigenda ryiyongera umunsi ku munsi, kandi uruhare rwe rukagaragara. Iyo ubona amahirwe leta ishyira ku gitsina gore kugira ngo cyiyubake, cyiteze imbere, ese ubona ari izihe mpamvu hari nk'abakobwa batitaye kuri ayo mahirwe? Hari nk'abakobwa batabasha gutora ngo barebe ko ayo mahirwe ahari biteza imbere, ahubwo bagatekereza donc ubukwe, mariage. Ese abakobwa bo wababwira iki? Ayo mahirwe arahari ariko ntibashaka kugira gute kubabyaza umusaruro, bo barashaka ubukwe, wababwira iki? Akenshi hari igihe baba batazi n'aho babasha kugana ngo bamenye aho ayo mahirwe aherereye. Yego, birasaba ubukangurambaga kugira ngo nabo abenshi babashe kubimenya. Nibamara kubimenya, ayo mahirwe ntabwo bayanga, ahubwo abenshi ntabwo bafite amakuru ahagije. Babashije kuyamenya, ndatekereza ko byanze bikunze no kuyakoresha barayakoresha, kuko hari abayazi bakayakoresha, ariko abenshi ikintu babuze ni amakuru yabyo. Ese usanga ari uhe mutego abasore bagwamo, kubera puresha y'abakobwa bakeneye gukora ubukwe? Ese byaba hari nk'umutego abasore bagwamo kubera puresha y'umukobwa ushaka gukora ubukwe? Nabo bashobora kubigwamo, ko ukundana n'umuntu akubwira ko ashaka ubukwe cyane kandi yenda atanafite ubwo bushobozi, ushobora kugwa mu mutego wo kuba wafite amafaranga wari ufite yakaguteje imbere, ukayakoresha ubukwe kandi udafite andi yo kubakisha umuryango. Ibyo rero bigatuma n'umuryango usenyuka vuba, kubera ko hazamo kuruguruka, kubera kwihutira ibintu. Niyo mpamvu hagomba kubaho kuganira no kureba ejo hazaza kurusha ako kanya. Hanyuma n'iki wasaba abantu bubatse, n'icyo wasaba ababyeyi bafite abana bakirera, ndetse n'icyo wasaba igihugu kugira ngo donc tubone umuryango utekanye, umuryango udafite divorce, umuryango uzira amakimbirane? Ndakeka wahera ku babyeyi ukajya ku bana, ugasaba n'icyo wenda n'igihugu muri rusange. Icyo nshobora kuba nasaba ababyeyi bagenzi banjye ni ukongera inama mu bana, ndetse n'umwanya buriya abana baboneye umwanya mukaganira, ubasha kumenya ibibazo bihari. Uwo mwanya ababyeyi mbese bawiteho cyane kugira ngo tubaganirize, kuko abana bakeneye inama cyane za kibyeyi no kubisanzuraho kugira ngo babashe kubaganiriza babyumve. Ikindi n'abana nabo bakabasha gutinyuka ababyeyi bakabaganiriza mu buryo bahura nabyo bya buri munsi, bityo umuryango uzubakika kurushaho. Hanyuma iki wabwira igihugu muri rusange ni uko ubukangurambaga bugomba kugera ku bantu bose bihereye mu kagari, bakabasha kumenya uburyo ki umuryango wakwiteza imbere kurushaho. Ahagiye hari okaziyo yo kwiteza imbere bakabarangira, bakababwira, bakabegereza
icyo kintu kurushaho, kuko bizatuma n'ibiteza imbere kurushaho, bizatuma amahane menshi ataba menshi. Yego, ni mu nteko z'abaturage bakabwira umuryango uburyo bakwiye kwita ku bana, kurera abana babo, kubakurikirana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Reka tugushimire wowe wakoze cyane, nawe waduhaye umwanya wawe ugakurikira kino kiganiro, mwisaba ukanda subscribe ndetse ukaduha ibitekerezo, mubwira ngo rero warakoze guhitamo intangarugero Empire, isoko y'ibiganiro byubaka. Mukomeze kugira ibihe byiza, twubaka umuryango uzira amakimbirane, umuryango uzira divorce, umuryango urangwa n'ubufatanye, ubumwe ndetse n'ubwuzuzanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane. Ciao ciao, Imana ibarinde. Murakoze cyane.